inshuti bavandimwe ba pioneers bagenzi banjye, P-Network twayimenye cyangwa se twagiye tuyumva bitandukanye, ariko uyu munsi twitangira gushwana kuko cyangwa se kutumvikana, kudahuza ibitekerezo, cyane cyane ndavuga nko mu magurupe agiye atandukanye, hariho abantu uri gusanga batangiye kutumvikana kandi bitari ngombwa. Burya iyo ikintu kigeze aharyoshye cyangwa se ahashyushye, akenshi usanga kiri gushwanisha abantu. Uyu munsi ntabwo ari wo munsi mwiza cyangwa se ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo gupfa ubusa, mureke dutegereze igihe kizatubwira, igihe kizadusubiza, igihe kizaduha ibyo kiduhishiye. Nta mpamvu yo kwitekerereza ibyo buri wese yiyumvamo, cyangwa se niba hari ibyo uri kumva udahuje n'abandi bigumane, nta n'impamvu yo kugira ngo uze guca abantu intege muri gurupe cyangwa se ugire uwo usesereza kandi bitari ngombwa. Mureke dutegereze igihe ba nyir'umushinga bazatubwira icyo baduhishiye. Twongeye kubasuhuza kandi nanone bakunzi ba Uburyo YouTube channel, mwebwe mwese mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi mu biganiro bica ku Buryo TV, cyane cyane wowe wakoze subscribe ku Buryo TV, ndetse nawe utarakora subscribe, uyu niwe mwanya wo kugira ngo wongere ubitekerezo, cyangwa se niwo mwanya mwiza wo kuba wakora subscribe ku Buryo TV. Uraba uduhaye motivation cyangwa se uraba udushyigikiye ku buryo bukomeye. Turagusaba rero nyamuneka niba utarakora subscribe ko wakora subscribe ku Buryo TV kugira ngo urusheho kubana natwe. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bijyanye na mining rate ya P-Network. Mu by'ukuri hari abantu benshi bakora mining, icye gusa ari ukujyaho agakoraho, ariko atazi PI yinjiza ku munsi, atazi PI yinjiza ku gihe cy'ukwezi, atazi niba bihinduka cyangwa se bidahinduka, akaba azi ko PI yinjije ukwezi kwa 9 arizo azinjiza ukwezi kwa 10, cyangwa se akaba yiyumvisha ko PI yahereyeho akora mining yinjiza ku kwezi arizo na n'ubu akinjiza, ariko siko bimeze. Ikiriho kuri uyu mushinga wa P-Network ni uko ukomeje kugaragaza ubukaka n'ubushongore, ugaragariza buri wese ko ufite intumbero nziza, ufite ejo heza hazima, ufite gahunda, wubakitse ku buryo bukomeye, kuko iyo ubona rate ya mining igenda igabanyuka buri kwezi, ntabwo bayigabanya ari ibindi baduhishe bitagaragarira amaso ya buri wese, ahubwo ikiba kiri gutuma mining rate igabanuka ni uko biba bigaragara ko ari ikintu gifite ingufu ziri hejuru. Iyo rate iri kugabanuka biba bigaragaza ko ibyo twamayiningagaho byari biri kuva, cyangwa se umubare bihaye utangiye kugenda ugabanyuka, noneho nabo bari kugenda babasha kurekura bike cyane, kuko navuga niba ari stock, twatangiye stock yuzuye, uyu munsi stock hari aho igeze hasigayemo bikeya. Niyo mpamvu natwe buri kwezi uko gushize cyangwa se uko dutangiye ukwezi gushya, mining rate irahinduka. Iyo ugiye kureba rate yawe rero, uca twashyize akazeru k'umutuku, akaba ariho ukora kugira ngo umenye base rate umayiningiraho. Ukwezi kwa 9 twari dufite base rate cyangwa se rate, umuvuduko twamayiningiragaho yari 0.055. Ibi ngibi yari ukwezi kwa 9, niho twari dufite 0.055. Ni hano twashyize agafresh, niyo base rate. Iyi ngiyi yari yo rate y'aba pioneers bose aho bava bakagera. Ni ukuvuga ngo ku isaha niho twabonaga 0.055, wakuba n'amasaha 24 mining ibera NDD, bigahita bingana na 0.372 PI per day. Ku munsi wabonaga PI ziriya iyo wabaga wamayininze. Noneho mu gihe cy'ukwezi
wafataga izi ngizi ubona ku munsi 0.372 PI ugakuba n'iminsi 30 ukabona PI 11.16 ku gihe cy'ukwezi. Ahangaha nizere ko buri wese ahumvise. None guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 10/2022 mining rate yagabanutse, yabaye decrease. Ariko nubwo mining rate yagabanutse, nawe ubwawe ushobora kugira uruhare mu kongera iyo badushyizeho. Ubundi iba yagabanutse ni rate rusange cyangwa se ni mining rate twese aba pioneers mu bihugu bigiye bitandukanye duhuriraho. Ariko hari n'indi rate nawe ugiramo uruhare, nk'iyo uje ugakora security sacco, ikaba abo washyize muri security sacco bari gukora mining, abo watumiye ndetse na hahandi ukora lock up, byose bikongerera rate yiyongera kuri ya yindi ya rusange. Ahangaha mu kwezi kwa 10 ku munsi umuntu abona PI 0.36. Ni ukuvuga ngo rate, reba hano twashyize fresh y'umutuku, mu kwezi kwa 10 twatangiriye kuri rate ya 0.0150. Wakuba n'amasaha 28 agize umunsi ugahita ubona 0.36 PI per day nyine ku munsi, nibyo umuntu yinjiza iyo ya mininzi. Ibi ngibi rero nibyo byiyongeraho noneho ya rate wakuye ku ba referrals bawe, wakuye kuri security sacco yawe, wakuye kuri lock up, biza byiyongera kwibi. Ariko ibi ngibi umuntu wese wakoze mining ku munsi arabyemerewe, arabyinjiza ku gihe cy'umunsi. Iyi 0.36 mu kwezi kwa 10 urabyemerewe. Bivuze ngo umuntu uzaba wakoze mining adahagarara mu kwezi kwa 10 nta gihe yatakaje, ukwezi kuzarangira agize PI 10.8. Mwibuke ko ukwezi kwa 9 utahagaze yagize PI 11.16. Aho ngaho murumva ko harimo ikinyuranye. Bivuze ngo ahangaha mu kwa 10 twafashe 0.36 PI tubona ku munsi, dukuba n'iminsi 30, aribwo byaduhaye PI 10.8 ku gihe cy'ukwezi. Ahangaha ni ku iyi rate ya 0.0150. Ukwa 9 twari dufite rate ya 0.0155. Ukwa 10 dufite rate ya 0.0150. havuyeho 5. Bivuze ngo uko ukwezi kurangiye guhaye ukundi, mining rate ihita igabanuka. Murakoze cyane, twongera gusaba uwo utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe.